wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bibane nawe. Nanone tugize wa mugisha udasanzwe, uko tubonye amahirwe yo kuza kumva ijambo ry'Imana. Duhuriye muri uyu mwanya kugira ngo dusuzume ijambo Imana yatugeneye ngo ritubere umucyo umurikira inzira zacu. Ngewe muvugana uri inyuma ya kamera nitwa Eric Habyarimana, ngarukanye n'umuvandimwe Hope ndagusuhuje. Nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato. Ntabwo watinze, ugarutse vuba kugira ngo njye tuganirire iby'Imana, aho turi ku nsanganyamatsiko isamaje dusuzuma iby'ibitangaza Kristo yakoze, ariko by'umwihariko ibyo yakoze ku munsi w'isabato. Twagiye tubonamo ibyigisho bikomeye cyane n'icyo Imana ishaka ku bugingo bwacu, nicyo Kristo yifuza gukorera ubugingo bwacu bwite, kugira ngo tube abantu bashyitse, tube twiteguye ubwami bw'Imana. Mbere yuko twinjira mu kiganiro cy'umunsi, reka nguhe ikaze kandi nanone nguhe umwanya usuze bene data tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze cyane muvandimwe Eric, n'abadukurikiye bose muri rusange. Ntekereza ko tumaze kumenyerana ubu ni ubwa kenshi, ariko kubera ko bishoboka ko baba baje bwa mbere, reka natwe tubibwire n'ubundi. Amazina Nizeyimana Jean d'Amour, ngira ngo turi mu nsanganyamatsiko nziza twabonye rwose y'ibitangaza Yesu yagiye akora ku munsi w'isabato. Twagiye tugira umugisha cyane rero ngo twanararika abataragize umugisha wo gukurikira ibiganiro byatambutse ngo bagiye babikurikire. N'ibiganiro byiza byatugiriye umumaro, kandi nabo ndabizi neza ko bizabagirira umumaro. Rero nanjye mbahaye ikaze no mu kiganiro cy'uyu munsi. Yego, murakoze. Uyu munsi se uratuganiriza ku kihe gitangaza? Yego, n'ubundi turacyari muri iyo nsanganyamatsiko rwose nziza iryoshye, kandi dukwiye kunezererwa Imana. Eric, buriya tuba dukwiye gushimira Imana yaduhaye amahirwe yo kutwimenyekanishaho ikaduha ijambo ryayo. Ntabwo yashimye kutuyoboza ibitekerezo by'abantu cyangwa uko abantu babyumva, ahubwo yo uko ibyumva, kuko ni nabyo byiza. Ya migambi yayo yo itarigeze yanyuzwa n'icyaha, ibitekerezo by'abantu yabyarangiritse, ariko Imana yashimye kuduha ijambo ryayo ubwayo, kugira ngo umuntu wese hatazagira umuntu ugira ikibazo. Yewe iravuga ngo si ikibazo cy'uko abantu wenda bazaba ari abaswa cyangwa bagaragara nk'abantu batigishijwe cyane. Ageze muri Yesaya 38 aravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa, iyo nzira ntazayiyoba. Ubwo rero dufite itabaza ry'ibirenge, ibyo ni Zaburi 119 umurongo w'105, ari ryo jambo ry'Imana, niryo tugiye kwerekezamo. Ariko ubwo noneho kubera ko tutagiye kwiga Bibiliya yose muri rusange, ahubwo dufite insanganyamatsiko ijuru ryadutoranirije yerekeranye n'ibitangaza bya Kristo, ariko mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Ubu tugiye kwerekeza muri Yohana igice cya 5. Muri Yohana igice cya 5 naho hari icyahabereye, kandi uko byamera kose nk'uko twagiye tubibona, n'ubundi bifitanye isano n'agakiza k'ubugingo bwacu. Icyo ni kimwe, ariko kandi bifite n'umucyo Imana yifuza kuduha. Umucyo Kristo atanga nibwo bugingo bwacu. Amen. Yohana 5 uhereye ku murongo wa mbere atubwira ibya Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Nabyo byabaye ku isabato, nibyo tugiye kuganira. Ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro nk'uko bisanzwe, reka ngusabe ubanze usenge. Yego, murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Uhoraho, umuremyi w'ijuru n'isi, ukaba n'umucunguzi wacu, turagushimye nanone ntabwo icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye guhamagarira ibitekerezo byacu kuza bugufi bwawe,
kugira ngo duhabwe umugisha nawe. Iri jambo niwe waryandikishije kandi ni nawe warihumetse, bwo guhumeka kwawe ari ubugingo. Ubwo bugingo rero tugiye kumanyagurirwa muri uyu mwanya, Mwuka Wera aze ko tubera umwigisha mukuru. Icyo wifuza ku bugingo bwacu aba aricyo kigerwaho, tubera umwigisha mukuru, kandi Umwuka wawe Wera ahagarikira ibitekerezo byacu twebwe tugiye kuvuga n'abatwumva, twese ugiye gufata umwanzuro mwiza wo kwiyegurira biruseho, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muvandimwe Hope d'Amour, mbere yuko twinjira muri iki gitangaza kivugwa muri Yohana igice cya 5, hari umuntu udukurikiye ni ubwa mbere atwumvise, ariko wakunze gusubiramo umugambi w'ijambo ry'Imana, ukunda kutwibutsa impamvu Kristo yakoraga ibitangaza mu mibereho ye. Kurumva n'ubundi gutabura kubidusubiriramo mu magambo makeya, ese kuki Kristo yakundaga gukora ibitangaza? Ni iki gituma mu murimo we tubonamo ibintu bidasanzwe yakoreraga inyoko muntu? Muri rusange, wenda ku bantu bashyashya ndetse n'abasanzwe, twabonye ko impamvu Kristo akoresha igitangaza cyangwa se yagiye akoresha n'ubwo buryo, uburyo bwose bushoboka bwashobora gutuma agera ku mutima w'umunyabyaha, kandi akamusubizamo umunezero w'icyo yatakarije muri Adamu. Icyo twatakarije muri Adamu ni ubugingo buhoraho. Ibyo bintu Kristo yiyemeje nabwo kubikoresha, kandi tubona ko ntabwo yakoraga ibitangaza kugira ngo wenda yigaragaze cyane, ahubwo yifuzaga igishobora koroshya imitima y'abantu. Ibyo bintu byamukoze ku mutima, ku buryo ashobora kubwira umuntu akabona rimwe na rimwe wenda ntari bukoreshe ibindi bintu kugira ngo wowe kora iki, abizi neza ko umubiri we utameze neza. Byabaga ngombwa ko abanza gukemura ikibazo afite, kugira ngo rero abone yajya kumugezaho icyifuzo nanone kimbika kikagera kuri wa muntu w'imbere, ari bwo bugingo buhoraho. Ndetse twabonye muri Yesaya igice cya 9 umurongo waho wa 3, aho twabonye ko amwe mu mazina ya Kristo azitwa Emmanuel, ariko ashyiramo ngo ni igitangaza. Icyo gitangaza ubwacyo tubona ko igitangaza gikomeye. Twarabibonye, ubwo wenda bashobora no gusubira inyuma bamwe, twabonye ko igitangaza gikomeye gishobora gukorwa ni ukubona ubugingo bw'umunyabyaha bucika ingoyi y'icyaha, bukishyira mu biganza bya Kristo. Iyo icyo gitangaza kibonetse, ahatari ubugingo bukaboneka, igitangaza kiba cyaremetswe. Yego. Reka noneho twinjire muri Yohana igice cya 5. Yego. Atubwira uko Yesu yakijije umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ushobora gusoma? Yego, wadusomera uhereye ku murongo wa mbere. Abadukurikiye nabo rwose, nk'uko tujya tubibasaba kenshi, burya biba byiza iyo dusoma nabo basoma. Yego. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Giheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Nushake wenda uburikiye aho ngaho, barimo Yohana yandika ibyabaye, kuko yarahibereye nawe, yari umwe mu babonye mu bigishwa ba Kristo. Ndetse biranatangaje ko iki gitangaza cyabaye niwe wenyine mu banditsi b'ubutumwa bwiza wacyanditse, nta wundi muntu wacyanditseho. Bivuze ngo ni umwihariko wa Yohana. Rwose abivuga neza nk'umuntu wari uhari. Hari icyari cyabaye muri Yerusalemu. Bivuze ngo Yerusalemu, abantu tuze kongera kumva neza, twarabibonye. Burya i Yerusalemu mu Bayuda bari bafite ibintu barusha abandi. Twabonye ko iby'Imana byose, ibyavuzwe n'Imana n'uyu munsi, nibo babibitse. Hari habaye umunsi mukuru rero utuma amahanga yose ashobora kuba yaje aho hantu. Bugufi bwaho
mu byabanje mu bitangaza twagiye tubona ibyinshi twabonye ko byaberaga mu rusengero, ariko noneho uko tureba uko ijambo ry'Imana ritubwiye aho noneho ntabwo ari mu rusengero. Yesu ntari mu rusengero, ni ahantu ku mazi. Burya amazi ibyanditswe byari bitubwira ko amazi burya ni abantu benshi, ahantu hateraniye abantu benshi, hari iyo mbaga y'abantu. Ariko se abantu bameze bate? Bazima se? Turaza kubireba hepfo. Baratubwiye ngo aho hari ibaraza, hari inzu ifite amabaraza 5. Muri ayo mabaraza 5, muri buri baraza hari mwiki abarwayi, sibyo? Ubwo bivuze ngo ntabwo aho hantu ntabwo ari ahantu hari abantu wenda bavuga ngo barakize baje kubyina, ahubwo ni abantu bafite ikibazo ariko bazi neza ko ni abantu bamaze kwimenyaho ikibazo, bamaze kumenya ko afite ikibazo. Muri buri baraza ryose urahasangamo umurwayi. Nawe se umuntu arajya mu itangiriro, sibyo? Ntajya mu itangiriro agasangamo irema ntaryemera, uwo muntu ntafite uburwayi. Agasanga mu itangiriro ubwaho mu gice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu bavuga mu isabato, kandi agasanga isabato ntagira ate, ntayemera. Akavuga ngo isabato yararanye, none ubaza hatarwaye ni hehe? Aho ngaho rero byari ngombwa ko Yesu agira ati ajyayo kugira ngo naho ikibazo gihari arebe ko naho, kuko cyari ikibazo cy'abantu bafite uburwayi, bamwe babuzi abandi batabuzi. Akaba ikibazo cy'uko by'umwihariko icyo kidendezi ryari cyahawe izina mu ruheburayo ryiswe ngo ni Betesida. Betesida wenda abantu bazakora ubushakashatsi bivuga inzu y'imbabazi, inzu yo kugirirwamo ubuntu. Urumva ko ni ahantu abantu babaga biteze, urumva n'ubundi ni bugufi bw'irembo, ntabwo ari bugufi bw'irembo ry'intama. Burya Yohana umubatiza yitegereje Yesu Kristo ari ku nkombe ya Yorodani amaze kumubatiza, amwe ati burya bya bintu byose abantu bajya bakora, bya bitambo bitambwa igitondo n'ikigoroba, buri muri hano igice cya 29, akura amaso y'abantu ku bitambo, kuko ahubwo abereka uwo byashushanyaga wari wiyiziye ari we Yesu Kristo. Aravuga ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Abantu urumva ntabwo bari kure y'irembo ry'intama nyine, urumva ntibari kure ya Yesu, ariko mu by'ukuri baracyafite ikibazo kuko ni abarwayi. Aha hantu bari bugufi bwaho. Nuko rimwe na rimwe wakwibaza, hari ibintu bijya bibaho abantu bakavuga atari ko insengero zifite ikibazo, ati kubw'ibyo ntituzasubirayo. Twarabibonye mu cyigisho mu byigisho bibanza, tubona abantu bavuga bati ariko twebwe ntabwo tuzasubira mu rusengero. Ariko abantu niba babyibuka, twabonye ko ikibazo atari urusengero, kuko ikibazo kiri mu bantu. N'aha ngaha ntabwo ari mu rusengero, wenda ni abantu basohotse mu rusengero se bafite ahandi hantu babarizwa, ariko aho hantu naho n'ubundi ikibazo kigeze gute, ni abarwayi. Ubwo rero ikibazo abo mu rusengero umuti abo mu rusengero bakeneye na ba bandi batarurimo burya nabo nicyo bakeneye, kandi biragaragara ko igisubizo ab'imbere bari bakeneye ni cyari Kristo, ariko n'abari hanze nabo ninde bakeneye Kristo. Kandi turaza kwibaza ngo uyu muntu ukorewe ugiriwe uyu mugisha abigenza ati, yego noneho ubwo tugiye kujya twimbika, kubera ko aha hantu wumve ko ikibazo ku murongo wa 4 ngo kuko rimwe na rimwe, urumva ntabwo ari buri gihe, kuko byibura twabonye ko burya mu rusengero umuntu wese ugiye mu rusengero abazi ko agiye kumva ijambo ry'Imana. Ariko se ahantu abantu mu mbaga y'abantu bari aho basanzwe, buri umuntu ashobora no kuzana ikiganiro gisanzwe kaza bakaganira. Cyakora rimwe na rimwe nyine abantu bakaba bacishamo bakagira uwo mugisha, cyangwa se abantu bakaba bahagira n'umugisha wenda, ariko bigoranye nyine, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo rimwe na rimwe marayika yarazaga muri ayo mazi, nabwo ntakira abantu benshi, hakiraga umuntu nabwo watanze nk'abandi. Yego, arakomeza rero. Ubwo watubwira nyuma yaho se byaje kugenda bite? Twagira ngo dutange amakuru muri rusange y'icyari gihari, noneho twumva icyakurikiyeho kuko nicyo gikomeye. Umurongo wa 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undantanga
kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Reka twumve icyabereye mwaha. Nabwo hari ku munsi w'iki? W'isabato. Ariko buriya ndagira ngo abadukurikiye bumve isabato nk'umunsi wo gukira kw'imitima. Kuko aho twahereye hose tugenda tureba nta muntu n'umwe umurimo wa Kristo kuko wari gukiza. Aho yageraga hose umuntu ibaze nawe tekereza muvandimwe Eric, reka abantu nibashyire mu ntekerezo imyaka 38 umuntu ari muri ryamaza. Umuntu yararembye. Yari yararembye cyane. Ubu rero ntitwanavuga ngo yari yaranyunyutse ukuboko kuko nta ahantu yari ari mu by'ukuri ibi bintu biragaragara ko nta iri jambo ntiryabaga rihari. Sinzi iyi ndwara ishobora kuba ari indwara idasanzwe, indwara umuntu amaranye imyaka 38. Eric nubikurikirana icyaha kiturusha ubukuru. Icyaha kimaze igihe mu bantu. Umuntu akimara kubaho mbere y'uko icyaha cyabayeho umuntu atarabaho, yaje asanga ahubwo inyoko muntu igihe yinjiranaga yagiranaga ubumwe n'umwanzi. Twarabisomye neza ko icyaha cyangije amahoro yacu, ku buryo buri muntu wese wagiraga ikibazo babaga babizi neza. Abayuda bari baravuze ko umuntu wese urwaye n'indwara iyo ari yo yose, kandi ibyo bintu ni ukuri inshuro nyinshi indwara zazanywe n'uko amategeko y'Imana agize ate yishwe. Rero kubona umuntu amaze imyaka 38 arwaye, aryamye, yaranegekaye, nta mbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo burya ziba zarageze aho zigatangira kugabanuka, kugeza ubwo ibyiringiro bye byasaga n'ibyarangiye. Mu magambo yabwiye Kristo yaramubwiye ati njyewe Yesu yarimo atembera hari ku munsi w'isabato. Hari wenda ntituzi niba birashobora urumva yari yaje mu minsi mikuru kuko hari abantu benshi anyura muri ayo mabaraza agenda atembera, kuko n'ubundi burya umwana w'Imana we yari mu rugendo. Urugendo rwa Kristo rwahereye mu ijuru, akora urugendo ruraza mu isi, kandi no mu isi ntabwo yahagarikiye aho ngaho, n'ubundi yarakomeje no mu ijuru arakomeza, ava ahera yinjira ahera cyane. Umunsi wa none urugendo rwe rurahera cyane, nta nubwo rurasoza, n'ubundi ruzasoza yongeye kugaruka ku nshuro ya kabiri. Noneho kuvuga ngo ba bantu maze igihe nkorera umurimo mwiza, ndifuza kubajyana ngo aho ndi bahabane nanjye. Rero agenda atembera, kuko twarabibonye ko ntabwo Yesu yaje ari umuntu ugomba kubanza kubwirwa ngo twe dufite ikibazo. Niyo abantu batabimubwiraga we yabaga azi neza ko abantu basanzwe bafite ikibazo. Aratembera rero, ava mu rusengero yegera muri rubanda. Ageze muri rubanda agenda yitegereza areba ibihari. Rwose byarashobokaga ko yabikora no mu yindi minsi, kuko urumva aba barwayi ntabwo babaga bahari, batava aho bari. Burya nawe ushobora kwibaza ukabona ukuntu umuntu ashobora kumara igihe kirekire mu ngeso runaka. Oya rwose ingeso ikaba yarabasa umuntu ku buryo ayimara n'imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe. Niba ari urakara vuba, ibyo bintu rimwe na rimwe rwose aho bimufatiye hose arabibana nabyo. Buriya abantu ibyo bintu byose Yesu Kristo yarabyitegerezaga, abyiyumvamo. Buriya hari ukuntu Yesu Kristo ngo yajyaga yiyumvamo imbaraga, akumva hari ahantu yagera atemberera muri aba bantu, ariko hageze abona imbabare ruta izindi. Hari abarwayi benshi, ariko abona umuntu uhamaze igihe nk'icyo n'abadukurikiye babasha kuba bamaze. Ntabwo tuzi, wenda nawe ndimo ndabaza abadukurikiye, sinzi ikiremereye umutima wawe. Hantu uvuga ngo naragerageje rwose byagize byaranze, ndashaka gukiranuka ariko kubikora ntabyo. Aba bantu Kristo arabagenderera akabamenya, araza yitegereza uwo muntu, amubaza ikibazo kimwe. Ariko umurongo wa 6 uranejeje cyane. Yego. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Imana ihabwa icyubahiro. Yamenye ko ntabwo byasabye ko uyu muntu abanza kumwibwirira,
wenda ngo amubwire n'agahinda yari afite. Ni ikimenyetso cy'uko burya n'ijambo ritarasohoka mu kanwa kacu Imana iba yamaze kuribona. Dufite Imana itwitaho. Yesu agira uwo mugisha wo kumenya ngo uyu muntu amaze igihe kinini arwaye kandi akeneye ubufasha. Niyo mpamvu burya iyo yatangaga iriya rikavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ye ingoma y'Imana ni ingoma y'umudendezo. Ni nkuko yarabizi neza ko abantu bose, abantu babishaka batabishaka, bararushye kandi bararemerewe, sibyo? Kandi imitwaro bikoreye iremereye cyane kurenza indi yose ni icyaha. Yesu yitegereza iyo mbabare ayibaza ikibazo kimwe kigaragaza icyifuzo kiri mu muntu cyakabajijwe buri muntu wese. Amaze ikibazo ngo mbese urashaka gukira? Ubikuriye wabona ari nko kwigiza nkana, kuko umuntu ararwaye n'ubusanzwe ahantu ari yaje aje gushaka icyamugirira neza. Ngira ngo nkuriye iyo scenario ndibwira yuko n'ubundi aho hantu hari abantu barwaye n'abazima, kandi abazima bari gukora umurimo wo gutegereza ko amazi yihinduriza kugira ngo bajugunye ababo mu mazi, kugira ngo utanze undi abashe gukira. Ariko uyu murwayi we nta nubwo afite umujugunyamo, biraza kuboneka biragaragara imyaka yari amaze arwaye yari myinshi. Bishoboke ko mu minsi, kuko urumva uko yari ameze atabasha no kwigeza mu mazi, birumvikana ko atabashaga kwigeza kuri iri baraza. Bivuze ngo hari abamuzanye mu ntangiro, hari abamurwaje bemera kubana nawe muri korali, bemera kubana nawe mu nshingano runaka, baramurwaza pe, bakora amavuna, bakora amateraniro. Ariko igihe kiragera bavuga ngo uyu muntu barangije bamukuraho amaso, bagira bate, barigendera. Ubu rero asigaye nta murwaza, ariko kandi igihe yabonaga Yesu ashobora kuba yaribwiye ko ari umurwaza w'abandi. Yego, uko yamurebaga, ku buryo nta cyifuzo yigeze ageza kuri Yesu wowe. Ntacyo rwose. Ariko Yesu uzi umunyabyaha, nk'uko Imana yaje gushakisha Adamu mu ngobyi igihe yari amaze gutandukana n'ubushake bwayo. Amaze Adamu urihe? Yego. Ubu nanone nicyo yari yongeye gukora hano. Yongeye kubaza ati mbese urashaka gukira? Icyifuzo cyawe ni iki? Ese koko aha hantu buriya hari ukuntu abantu baba banejejwe no kuba mu cyaha, ariko kuri Adamu no kuri uyu muvandimwe icyabayeho Kristo yarabyitegereje abona umuntu wanzwe n'abantu, watereranwe muri rusange, bati umuntu ni umunyabyaha. Rwose Yesu aramumenya, aramukurikira, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Ntabwo yatindiganije, yamubwiye icyari kiri ku mutima. Aramubwira ati, umurongo wa 7 aramusubiza ati databuja. Urumva ko aciye bugufi rwose, nta bwibone yagiraga bwo mu mutima. Databuja bigaragare ko nubwo mu by'ukuri atashoboraga kumenya uwo ari we, ariko yaramubonye. Buriya nureba inshuro nyinshi kwa muganga abantu bari ahangaha, wenda ikintu yavuze no kubona umuntu baza ngo mbese urashaka gukira, biragaragara ko yari abonye umuntu ukoze ibintu bitangaje bitandukanye n'ibyo abahabaga bari basanzwe bakora. Bivuze ngo abandi nta bari hari abarwayi ariko bafite icyaha cyo kwikunda, kandi icyo cyaha kimaze abantu nyine. Buri wese yabaga hari avuga ngo uwanjye niwe nshaka ko byibura agera mu mbere. Bivuze ngo inshuro nyinshi muri icyo kidendezi byumvikane ko n'abantu benshi barahaguye. Kurumva imyaka ingana n'icyaha, umuntu yashobora kujya muri icyo gihiriri akaba yikubisemo, we none ntiyari afite n'umuntu wabasha kumuterura. Igihe yabashaga nk'uko yabisobanura ati rwose simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga gukandagiramo. Ubwo urumva we ikibazo nta wundi muntu wari umwitayeho, yitegereje mu maso ha Yesu, aravuga ati uyu muntu byo byonyine ndabona mu maso h'uyu muntu hatandukanye n'abandi bantu nirirwana nabo muri aya mabaraza n'ibintu njya mbona hano. Ajya yamubwira ikibazo afite.
aravuga ati databuja mfite ikibazo, ndarwaye pe, nawe urabibona, ariko nta gisubizo nifitemo. Mu yandi magambo, nta gisubizo nifitemo. Ikintu gitangaje kuri uyu murongo, wenda dusomera umurongo wa 9, wongere udusomere wari wawusomye, umurongo wa 8 n'uwa 9. Yego. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Imana ihabwa icyubahiro. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Imana ishimwe. Reka twibaze, Yesu Kristo yazanywe no gushaka no gukiza uwari wazimiye. Kandi ikintu gitangaje muri uyu murongo, akimara kumva ikibazo afite, ntabwo yaciye ku ruhande, yamubwiye ko ikibazo afite nta gisubizo gifite. Yesu aramubwiye ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugere gute ugende. Yesu, ikintu gitangaje, Yesu ntiyigeze amubwira ngo nyizera. Ntabwo ati mu kuboko kwawe yenda byibura azana ngukoreho, mu kuboko kwawe nkwegure. Kubera iki? Dore uryamye igihe kirekire, imbavu zawe zaranegekaye. Oya, byibura reka ngukandakande. Reka tubanze twumve ikintu yakoze abwira uyu murwayi ngo rwose atamusabye kumwizera, akamubwira ngo haguruka ugende. Nyamara tubona mu gice cya 4 kibanziriza iki gice. Ubwo ni igice nererwa raso inyuma ho gatoya. Muri Yohana igice cya 4 tuhabona igihe Yesu Kristo yageraga ku iriba rya Yakobo, avugana n'umusamariyakazi kuri iryo riba. Yesu yamubwiye ikintu gitangaje cyane. Uradusomera umurongo wa 21 w'igice cya 4. 21. Yesu amusubiza ati mugore nyizera. Amen. Yesu aramubwiye ngo nyizera. Ariko uyu we ntabwo yagize ate, ntabyo amubwiye. Itandukaniro riri aha ni irihe? Kuki atamusabye ngo abanza mwizere? Turaza kubibona hasi. Hari impamvu Yesu yasabye uyu mugore kumwizera mbere yuko agira ikintu amukorera, nyamara yagera kuri uyu murwayi ntabimusabye kugira icyo amukorera. Icya mbere, kuri uyu mugore wo muri Yohana igice cya 4, we ntabwo ari umushyitsi ku by'agakiza, yari umushyitsi kuri Mesiya, yarasanzwe amuzi. N'ikimenyimenyi yaramubwiye ngo ndabizi ko Mesiya azaza. Atari ko ibyo bintu byagaragaraga ko ubuhanuzi abuzi, afite amakuru ku buhanuzi, afite amakuru kuri Mesiya. Byasabaga ko ari nk'umuntu wagize amakuru kuri Yesu, amusaba kugira ate, kumwizera. Ariko ikibazo, uyu we no muri uko kuba afite amakuru kuri Kristo ntibyamuteye guca bugufi. Byasabye byabaye ngombwa ko yabanje guhondagurana n'ibitekerezo bye kugeza ubwo byorohejwe. Icyakora nta muntu n'umwe wigeze ahura na Kristo afite ikibazo ngo Yesu Kristo amusezerere amaramasa. Amen. Aha rero uyu muvandimwe Yesu Kristo abanza kumbwira ati noneho ikorere uburiri bwawe ugende. Reka wenda dusome amagambo ari mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose, paje 147. Ni mu cyigisho muri iyi ngeri ya 2018, paje 147. Abadukurikiye rwose tubakundisha igitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose. Yego. Yesu Kristo, Yesu n'icyo ashaka kumarira ubugingo bw'umuntu. Igitabo cyiza cyane. Ni igitabo cyiza cyane. Igika cya 3 ku ipaje, ni paje 146. Ni mu cyigisho cya 21 kivuga ngo Betesida n'urukiko rukuru rw'Abayahudi. Nk'uko twari tumaze kubibona ko Kristo atigeze asabira imbabare kumwizera, haranditse ngo ntabwo Yesu yigeze asabira imbabare kumwizera. Yaravuze gusa ati byuka ufata akarago kawe maze ugende. Nyamara kwizera k'uyu mugabo kwagundiriye iryo jambo. Amina. Byari byoroshye. Uyu muntu wari umaze igihe, sibyo, imyaka 38, yewe nawe maze yarakandagiyemo, ariko yajya kugeramo agasanga hari imbaga nini yagezemo, akavamo nta byiringiro afite. Byari byoroshye ko avuga ati ariko wa mugabo we ubu nturi umushinyaguzi. Nagerageje kujya ngenda wenda nizengurukaho nikaraga nyikoza mu mazi, ariko ngasanga byarangiye. Niki cyakirije uyu murwayi? Ijambo ry'Imana
ritubwiye neza ko igihe amagambo ya Kristo yinjiraga mu mutima yarayagundiriye maze agundiriye iryo jambo. Iri jambo burya ni iki Kristo yaravuze. Yari asobanuye neza ko abantu inshuro nyinshi bahanga amaso wenda ku byo batekereza nk'umuti ugomba kubakiza, bakanawukoresha n'amazi. Burya ijambo ry'Imana tubwiye ko rimwe na rimwe Imana imbaraga y'Imana ngo marayika ajyaga ayamanukiramo, ariko burya Yesu Kristo niwe mutanga bugingo. Yaravuze iryo jambo ryarindi ryaremye. Erega amazi ubundi n'ubundi yaremwe n'Imana, sibyo? Imana ubwo yaremye amazi niyo yari ifite ubushobozi bwo gukiza iyo mbabare. Iryo jambo yaravuze ati byuka ufate akarago kawe ugende. Nyamara kwizera k'uyu mugabo kwagundira iryo jambo, ubuzima bushyashya bwanyeganyeje buri rugingo na buri mutsi, maze mu maguru ye yari yarahinamiranye hazamo umurego w'ubuzima bwiza. Atiriwe ashidikanya, yagize ubushake bwo kumvira itegeko rya Kristo, maze imitsi ye yose yikiriza ubwo bushake. Mu gusimbagurikira ku birenge bye yisanze yabaye umunyambaraga. Iki kintu kiratangaje, uburyo imbaraga y'ijambo ry'Imana ikora ikintu umuntu adashobora kumva. Kandi amagambo ya Kristo, wenda iryo somo wanayidusomera muri Yohana igice cya 4:24. Icyo cyaje muri we cyari iki? Yohana 4:5-24 ni 5:24 haravuga ngo ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, amen, kandi azacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu aravuze ngo uwumva amagambo yanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo. Kandi icyo nicyo cyabaye kuri iyi mbabare yari imaze imyaka myinshi. Batubwiye umubare wayo kuko wenda mu bari bari aho niho rumaze igihe kinini, ariko abantu barebe igihe bamaze batagira gukiranuka kwa Kristo kuranga niki. Baba bato babe n'abakuze rwose, umuntu abasha kumara igihe kinini kwizera ijambo rya Kristo ryarindi ritanga ubugingo bigoye. Ndetse kuri iyo page yakomeje avuga ngo nta cyizere Yesu yari yarigezamo cy'uko Imana iri bumufashe. Uwo muntu byari kumushobokera gushidikanya, maze akabatakaje amahirwe rukumbi yari abonye yo gukira. Ahubwo yizeye ijambo Kristo amubwiye, maze abonera imbaraga mu kurikurikiza. Hari ubushake, icya mbere hari ijambo ry'Imana, ariko icya kabiri imbaraga y'ubushake, sibyo? Imbaraga y'ijambo rya Kristo, ariko n'imbaraga y'ubushake bw'umuntu. Kuko ni nacyo Kristo yari yamubajije, mbese urashaka? Ufite icyifuzo cyo gukira? Ufite icyifuzo cyo gushyira mu bikorwa amagambo y'Imana? Cya cyifuzo kuba wa muntu yifuza. Abantu barabyibuka icyigisho twabonye ubushize cy'uko Pawulo yavuze ngo nifuza gukora ibyiza ariko ibi bikanga. Iki cyifuzo umuntu ugifite rero, Yesu aravuze ngo akwiriye kwiringira ijambo rya Kristo. Kuko epfo batubwiye ngo dushobora kwakira gukira mu by'umwuka binyuze mu kwizera, nk'uko icyaha cyadutandukanije n'ubugingo bw'Imana. Ubugingo bwacu bwaguye ikinya. Imitsi yumva iby'Imana ikabyumvira ku murongo muzima, yagushijwe ikinya n'iki? N'icyaha. Twebwe ubwacu nta bushobozi dufite bwo kubaho imibereho itunganye burengeje ubw'icyo kirema cyari gifite bwo kwigenza. Hariho benshi bazi uburyo batishoboye kandi bifuza imibereho y'iby'umwuka yo gutuma bahuza n'Imana, barushywa n'ubusa bahatanira kuyigeraho. Bataka bihebye bati, yemwe mbonye ishyano, ninde wanyiza uyu mubiri untera urupfu? Mwene abo bantu bihebye kandi bari mu ntambara nibararame barebe hejuru. Umukiza yubitse umutwe areba uwo yaguze amaraso ye, akamubwira ni neza n'impuhwe bitarondoreka, agira ati, mbese urashaka gukira? Aya magambo arabwirwa wowe uteze amatwi iki kiganiro. Yesu Kristo arakubariza muri aya magambo ngo mbese koko za ntambara umazemo iminsi uhanganyemo n'umutima wa kamere,
wa mutima w'umwanzi w'Imana. Ikibazo ni iki? Urashaka gukira? Ngo aragutegeka ngo uhaguruke ufite ubuzima buzira umuze n'amahoro. Icyaha cyaha kimuye amahoro. Imana irifuza gutangamo amahoro kuko twabonye ko rwose ni umwami w'amahoro. Ntugategereze kwiyumvamo ko wakize. Mbese iki kirema byabaye ngombwa ko kibanza kwiyumvamo ko cyakize? Oya, atarakira. Imbaraga ikiza yari mu magambo ya Kristo. Icyo yakoze gusa yumviye itegeko ahawe na Kristo. Ijambo rya Kristo ryose ni itegeko. Kandi ubwo yaryumviraga yarahagurutse, byarakunze rwose. Ateye intambwe nabwo birakunda cyane rwose. Asimbutse abona birebire. Byemeye ibyo ryo atubwiye ngo ntabwo umuntu akwiye gutegereza ko hari ikintu akwiriye kwiyumvamo. Uzajya wumva ko akenshi wenda abantu hari igihe abantu bavuga bati kugira ngo wizere ko wakize, wizere ko wababariwe, ugomba kubona ibimenyetso ibi n'ibi, ugomba kwiyumvamo ibi n'ibi, ukabona wenda Yesu umutera icumu, ukabona Yesu abambwe, ukamubona urutonde rw'ibyaha byawe runaka. Oya, Yesu arakubwiye, Yesu izera ijambo rye. Kandi kukwizera nako ntabwo ari uko umuntu ntabwo ari ibintu umuntu yiyumvamo, kuko kwizera ubwako kuzana n'ijambo rya Kristo. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17 bati ubwo kwizera rwose kuzanwa n'amagambo ya Kristo. Aho ijambo rya Kristo rigeze rigafata icyicaro mu mutima, kwizera rwose kurakura. Baravuze ngo shyira ubushake bwawe muri Kristo. Gira ubushake bwo kumukorera kandi uzabonera imbaraga mu gushaka gukurikiza ijambo rye. Uko ingeso mbi yabiri kose, ibyifuzo bibi bibaho ubugingo n'umubiri kubera gusayisha, Kristo ashoboye kandi arashaka kubikubohora. Ubugingo bwapfuye buzize ibicumuro n'ibyaha azabuha kubaho. Azaha umudendezo imbohe yazahajwe n'intege nke, ibyago n'iminyururu y'icyaha. Ibi byiringiro by'agakiza k'ubugingo, noneho umuntu agatangira guhaguruka akagenda yemye, akava aho ari hahandi icyaha cyamutsikamiriye, atabasha kuba yavuga icyo Kristo yamukoreye. Noneho kubwo kwizera ijambo rya Kristo, nk'uko avuze ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayizera aba afite ubugingo. Kabiri, aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo bwaro kandi ntazacirwa witeka. Iki cyifuzo nicyo gitangaza Imana rwose irifuza kugikora mu bugingo bwacu n'abadukurikiye. Urakoze cyane ku makuru meza y'agakiza, ubutumwa bwiza nk'uko buboneka muri iki gitangaza Kristo yakoreye uno muntu wari umaze imyaka 38. Ariko kandi turi ku mucyo w'isabato, turi no kuganira ku bitangaza byagiye bikorwa ku isabato, n'ingaruka byagize ku babibonye, n'icyo bisobanuye kuba ariho uyu munsi ku byerekeranye n'isabato. Ndagira ngo dufate iminota mike tubitekereze. Wa murongo wa 9 watubwiraga ko muri ako kanya uwo muntu yakize maze akikorera uburiri bwe akagenda. Usoza utubwira ko hari ku munsi w'isabato. Hari ibyakurikiye rero ibyo bintu kubera ko byari ku munsi w'isabato. Ahangaha nshaka yuko tugira icyo dutekereza. Yego. Ubundi nasoma amagambo akurikira. Wadusomera umurongo wa 10. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Yego. Arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ariko wakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Ikibazo cya mbere, mbese ubundi biremewe kwikorera ku isabato? Urakoze cyane muvandimwe Eric. Ngira ngo nk'uko abadukurikiye wenda batari n'abashyitsi kuri Bibiliya no ku Mana muri rusange, ijambo ry'Imana ubwaryo itegeko rya 4 mu gitabo cyo kuva igice cya 20 wereye ku murongo wa 8 ugakomeza kugeza ku 11, ruvuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora imirimo yawe yose, ariko wa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Kuko ubwo batangamwe impamvu Imana nayo ni umukozi, ntabwo ari umunebwe.
Imana ya rwose yabaye umukozi ikora iminsi yose, ariko igeze ku wa karindwi iraruhuka, nk'ikimenyetso cy'uko niba Imana itananirwa yaragize igihe cyo kuruhuka, twebwe nk'abantu Imana ikabona ko noneho twebwe tuzaba tunananiwe n'imiruho yo mu isi y'ubwayinaniza abantu, ariko ntabwo agiye gusanga abantu baruhuka imiruho yo mu isi, ahubwo yifuza kurema ikindi kintu gishyashya mu bitekerezo n'imibereho y'abantu, kugira ngo bibuke ko burya ni ibiremwa, ikiremwa gikwiriye gusabana n'umuremyi wacyo, hakabamo ubugingo, wa muntu w'imbere nawe agasabana n'Imana. Mbese none ikibazo kwikorera ku isabato byari byemewe dukurikije iryo tegeko? Mu by'ukuri ntabwo byemewe. N'ikimenyimenyi wenda wadusomera muri Yeremiya igice cya 17, igice cya 17, Yeremiya uhereye ku murongo waho wa 19. Yeremiya 17 umurongo wa 19 haravuga ngo uko niko Uwiteka yambwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira n'aho basohokera, no mu marembo yose y'Yerusalemu ubabwire uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe n'ab'i Buyuda mwese n'abatuye Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo. Uko niko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwucisha mu marembo y'Yerusalemu. Ntimugasohore umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse ba sogokuruza. Aya magambo rwose ahita ashimangira icyo kintu ko kwikorera imitwaro ku isabato bitemewe. Icya mbere ariko bavuzemo impamvu, mwirinde gusohora umutwaro mukuye muri Yerusalemu no kuwinjiza. Bisobanuye ngo aba ni abantu bazima basanzwe bafite uburyo, bafite amakuru y'iby'Imana. Icyo ni kimwe. Nta n'ikibazo bafite kindi. Burya umuntu muzima, umuntu muzima udafite ikibazo, umuntu urwaye ntashobora kwikorera. Uyu muntu ufite amagara mazima, hari ibyo isabato yabaga yemera ko abantu bakora. Ariko ikibazo reka tubaze twibaze, ese uyu muntu batubwiye ko yaramaze imyaka 38 arwaye. Abantu bari aha benshi wenda birashoboka ko hari abagiye no kwa muganga. Rwose abajya kwa muganga kwivuza, ninde ujya kwa muganga agaterura igitanda akagikura iwe akakijyana kwa muganga, akajyana za matera, akajyana n'ibindi bikoresho byinshi cyane, akikorera imitwaro iremereye ku buryo biba ngombwa ko wenda kuri ubu ibyo bintu uramutse unabishyize mu gaciro ntabwo umuntu yabishyira ku mutwe. Ibi byasaba ko ahubwo atanabyikorera wenyine, ahubwo byasaba ko ashaka nabo kumutwaza. Ariko si uko byari biri. Kimwe kuri iyi mbabare tubona ko yari imaze imyaka 38, bivuze ngo nta n'ibikoresho bifatika yari ifite. Yari afite agasambi konyine niko yararagaho. Mu gitabo cy'Uwifuzwe bose bavuze akarago. Yego, mu gitabo cy'Uwifuzwe ibihe byose ayo magambo rwose bavuga ko kuri paji 147, igika cya 2 ni muri cya cyigisho cya 21, baretse ngo uwo murwayi yari aryamye ku musambi we, maze akajya anyuzamo akubura umutwe ngo yitegereze mu kizenga, hanyuma abona mu maso h'umuntu wuje impuhwe yunamye hejuru ye. Ikibazo ni iki? Uyu musambi akarago nako ni akarago gashaje burya. Urumva yari akamaze igihe kirekire, kari karashaje. Ugatera ugafashe mu by'ukuri ukazinga, kuko nibwo butunzi yari afite hari iki. Yesu arabwira ngo ngayikorere uburiri bwawe. Batubwiye icyo aricyo. Nta gitanda yari afite, kari akantu koroheje. Kabiri, Yesu ntiyigeze amubwira ngo nyizera, kuko biragaragara ko nta makuru yari afite kuri Yesu. Arangije aramubwira ati, noneho ikorere uburiri bwawe, ugere gute ugende. Urebye uburemere bw'aka kantu, bw'aka karago rwose, ukagereranya n'ibitabo Abayuda babaga bikoreye bavuye mu rugo bagiye ku rusengero, icyari kiremeye cyari ikihe? Banza Abayuda bataratwaraga ibitabo dukurikije amategeko yabo, simbizi. Bo ubwabo ntibayatwaraga, babaga bafite ababibatwaza. Dukwiye kuzasuzuma twareba ubwo abantu bazasubira muri bya byigisho bagendaga cyangwa byarabaga mu rusengero. Yego, inshuro nyinshi hari ibyo batashoboraga kwikorera bo ubwabo,
bo bagashaka abo bafataga nk'abanyamahanga babakorera, bakabikorera iyo mitwaro bo batashakaga kwiyikorera. Ariko burya niba utakoze ukaba wakoresheje abandi, n'ubundi uko byamera kose icyaha kikuza ku mutwe nk'umuntu wari usanzwe afite ukuri, ariko agakoresha undi muntu icyaha. Muvandimwe Hope, kimwe mu masomo yateje impaka ku bantu b'Imana ndetse bafite umutima utaryarya bamwe byerekeranye n'umunsi w'isabato ni iri somo. Yego. Uburyo uno muntu yikoreye uburiri bwe. Yego. Ku buryo rwose bigaragara ko Yesu n'isabato yayikuyeho, yayizihuye. Ariko nk'uko umaze kubitwereka, utweretse ko ari umusambi. Yego. Hano mfite Bibiliya y'Igifaransa, y'Igifaransa ya Louis II. Yego. Hano baravuze ngo kuri iri somo umurongo wa 8. Yego. Lève-toi, Louis de Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Byuka. Niko Yesu amubwiye. Ufate prendre. Yego. Ufate yego maze ugende. Mu by'ukuri iyo hakoreshejwe ijambo kwikorera dukoresheje iyo verisiyo y'ikinyarwanda, kwikorera kumva ari ikintu kiremereye, ari umutwaro. Yego. Ariko mu by'ukuri tujya mu zindi ni ugufata. Ni akantu gafatika. Uyu musambi ntabwo yawikoreye ku mutwe, ntabwo bwari uburiri koko bwo kwikorera ku mutwe. Nitunabyumva neza rwose nk'uko twabonye ko uburemere bwako ntabwo kari akantu karemereye ku buryo byasaba ko umuntu ashyira ku mutwe, kari akantu umuntu abasha gufata mu ntoki rwose mu buryo butaremereye cyane. Ikindi Bibiliya itubwira ko Yesu Kristo ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga. Ntabwo yari gufata uwo muntu ngo amwikoreze umutwaro uremereye. Uyu mutwaro Kristo yasaga naho yemera ko yikorera, yari abizi neza ko ari umutwaro utaremereye. Yewe na muri Matayo 11:29 aravuga ngo munyigireho kuko umutwaro mbakoreza utagize utaremereye. Ndetse wenda n'ubifuzwa ibihe byose paje 150 muri cya gitabo twasomaga baretse ngo buri gikorwa Kristo yakoze mu mibereho ye hano ku isi cyabaga gifite umugambi uri mu buhanga. Icyo yakoraga cyose cyabaga ari ingenzi muri cyo ubwacyo no mu nyigisho yacyo. Mu ndembe zari ku kidendezi yatoranije uwari ubabaye kurusha abandi kugira ngo abari bageragerezaho ububasha bwe bwo gukiza indwara, kandi yamutegetse kwikorera uburiri bwe akanyura mu murwa wose kugira ngo ashyire ahabona ikintu gikomeye yari yakorewe. Abantu bari basanzwe babizi neza ko uyu muntu agize ati arembye. Noneho icyo cyabayeho umutwaro yari yikorejwe yari uwo no kwamamaza inkuru nziza y'agakiza y'icyo Kristo yari yagize ati yari yamukoreye. Ibyo bintu byari ngombwa ko rero bikorwa muri ubwo buryo, ngo ibi byari kubyutsa ikibazo cyo kumenya niba amategeko yemera ko gikorwa ku isabato, kandi byari mu buryo bwo kubeshyuza amabwiriza y'Abayuda yerekeranye n'umunsi w'Uwiteka no gutangaza ko imigenzo yabo ntacyo yari imaze. Harimo ibyari ngombwa. Birumvikana ko uburyo Abayuda babyigishaga n'uburyo nawe yabyigishaga, cyangwa se n'uburyo yaje gutanga umucyo ku isabato nk'uko twabibonye, ntabwo nk'uko tubibonye ntabwo wavuga ngo yari yaje gukora isabato, kuko mu cyigisho gishize twarabibonye ko muri Matayo igice cya 5 yavuze ko ataje gukuraho iki, ataje gukuraho amategeko. Hari ibintu byari byemewe ko byakorwa ku isabato. Wenda abadukurikiye wenda banabyumve kuri paje 51. Bankundire wenda ayo magambo tuyasome paje 51 ni mu cyigisho cya 21. Haranditse ngo bavuga ko Imana itagihagarika umurimo wo gukomeza gukorera ibiremwa byayo, ngo kuko bigenze bityo abantu babura imbuto zo mu butaka n'imigisha ituma ubuzima bw'abantu buba ikintu cyo kwifuza. Ibyaremwe bigomba gukomeza gahunda yabyo idahinduka. Imana ntishobora guhagarika ikiganza cyayo n'akanya kanzinya naho ubundi abantu bazahara bagapfa. Umuntu nawe kandi afite umurimo agomba gukora kuri uwo munsi. Ubwo tugiye kumva niba mu mirimo yashobora gukora
niba ibyo Kristo yavuze bibujanyijwe n'itegeko. Uwo murimo umuntu agomba gukora ni uwuhe? Ibyangombwa bikenewe mu buzima bigomba gukorwa. Ubwo ibyangombwa bikenewe mu buzima ni ibihe? Niba urugero, niba amatungo abasha, twarabibonye ko amatungo yasohorwaga akanagaburirwa. Abantu bazabisoma muri Luka igice cya 13 umurongo wa 15 ko bashobora gusohora amatungo bakayakura mu biraro bakayajyana aho abasha kubona ibyo kuyatunga ari abantu nako ari amatungo. Ese umuntu kuri uwo munsi niwe ugomba kubaho yicwe n'inzara kuri uwo munsi? Ntabwo byashoboka. Ubwo bivuze ngo ibyangombwa bituma umuntu abaho bikwiriye gukorwa. Ariko ubwo ntibisobanuye ko abantu bakwiriye guteka ku munsi w'isabato. Abantu bakwiye kubyirinda kubera ko mu minsi 6 Imana yashyizeho umunsi wo kwitegura mu isabato. Ibyo tuzabibona mu gihe wenda n'abadukurikiye bazabona mu gitabo cyo Kuva igice cya 16. Imana yashyizemo ko ku munsi wa 6 ari umunsi wo kwitegura, ariwo Friday. Wenda abantu niba kubera ko buri isi yangije ibintu no kubara ko abantu birangirika, umunsi wo kwitegura isabato Friday cyangwa Vendredi ni umunsi wo kwitegura isabato. Ibyo biteguye rero kuri uwo munsi ku isabato nibyo bakoresha ku isabato kugira ngo ubuzima bwabo n'ubundi bukomeze kunezerwa. Baravuga ngo rero ibyo umuntu akeneye bigomba gukorwa. Abarwayi bagomba kwitabwaho, abakene bagomba guhabwa ubufasha bakeneye. Umuntu wese ukerensa gukiza imbabare ku isabato azafatwa nk'uriho urubanza. Umunsi wera w'ikiruhuko washyiriweho umuntu, kandi ibikorwa by'impuhwe bihuje rwose n'icyo washyiriweho. Imana ntiyifuza ko ibiremwa byayo bibabazwa n'intimba y'akanya gato ishobora kuvurwa ku isabato cyangwa ku wundi munsi uwo ari wo wose. Urakoze cyane. Bari badusezeranyije ko uzatubwira ibyemewe gukorwa ku isabato n'ibitemewe gukorwa ku isabato, kandi urabitubwiye. Ngira ngo twakaganiriye byinshi muri iyi nkuru, kuko hari n'ibyakurikiyeho n'umugabo ayoberwa wamukijije uwo ari we, ariko Yesu aza kumwishurira, aza no kubwira abamubazaga ko ari Yesu n'ibyo bagiye bakora. Ariko reka twe kubitindaho, abavandimwe bazakomeza basuzume iby'amagambo kuko igihe cyatujyanye. Icyo umaze kutwereka ni iki? Ni uko uyu muntu wakijijwe ku munsi w'isabato byari mu mugambi w'Imana w'agakiza, nk'uko twabibonye no mu bindi bitangaza byabanje. Kandi iki gikorwa yabwiwe ngo niyikorere, mu by'ukuri ntabwo ari umutwaro wo kwikorera, kuko byari kuba binyuranije n'itegeko ry'Imana. Twamaze kubona muri igice cya 20 ndetse na Yeremiya igice cya 17, ahubwo cyari umutwaro woroheje cyane. Abo twaganiriye, abakurikiye ibiganiro twajyanye na Olivier, twaganiriye iby'ino migenzo y'abafarisayo, uburyo bari baremeje isabato ku buryo na mushwari. Ayo magambo aratangaje cyane. Mushwari, aka gatambaro ko kwihanagura icyuya katari gakwiriye gutwarwa mu mufuka, byabarwaga nk'umutwaro umuntu yikoreye. Kugira ngo bishoboke kagomba kuba kaziritse ku ikanzu. Hari uburyo babikoraga, kakaba kaziritse ku ikanzu umuntu yambaye. Wenda kugira ngo umuntu abyumve, ni nk'uko uyu munsi bari kwambara amashati ariho ibifungo, ni nk'uko wabaho gateye mu gifungo kugira ngo bidodanye byitwe ko ari umwenda umwe. Urumva ahantu bari barageze baremereza isabato. Ibyo bintu byari ngombwa rero ko Kristo abisenya. Ubwo niba mushwari yari umutwaro, n'umusambi wari umutwaro kimwe rwose cyane. Ibyo rero Yesu yaje kugenza gute? Yaje kubikuraho. Abumva aya magambo turi kumwe nibazirikane yuko Yesu Kristo ataje kuvanaho amategeko, ahubwo Yesu Kristo yaje kwerekana uko amategeko agomba kubahirizwa, kandi mu buryo bw'umwihariko. Yafashe umwanya muri Matayo igice cya 5, 6, 7 nk'ibice bivugwa iby'icyigisho cyo ku musozi w'umugisha, asobanura amategeko muri rusange. Icyakora itegeko ry'isabato ryo yagiye arisobanura muri ibi bitangaza yagiye akora n'amagambo yagiye asubiza ku byo yagiye abazwa. Turi kureba rero ubusobanuro yagiye atanga y'isabato. Ibi bintu yarabyanze, agawe no mu ndatero, ubu buriri ntubusige hano rwose bujyane. Bwari ubuhamya bwe akuyeho.
yagomba kuhakura ikintu rwose cyakore mu bugingo bwe atashobora gushidikanya n'abantu bakabibona kandi koko ibyo bintu wenda abadukurikiye tuzakomeza kubirebera hamwe by'uko umuntu Kristo uhuye na Kristo neza abantu baramureba bagatangara rwose bakavuga bati koko niki cyabaye kandi wenda tunagana ku musozo kubera ko igihe cyatujyanye ntabwo uyu muntu nk'uko twabibonye Yesu ntiyigeze amusaba kumwizera muri icyo gihe ariko igihe cyarageze nk'uwari wabaye umuhamya we ariko biba ngombwa ko noneho ahura nawe kandi agira icyo amubwira amubaza ikintu gikomeye cyane ku murongo waho wa 14 ndifuza ko wenda aho hantu aba ariho tujya gusoreza hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero noneho yamukirije hehe yamukirije hanze ariko noneho nyuma yo gukira se byagenze bite yinjiye mu rusengero noneho ikibazo urusengero rufite ikibazo ikibazo ntabwo ari urusengero noneho wa muntu amusanze mu rusengero kandi by'umugisha ahuriyemo nande na Kristo ahuriyemo na Kristo aramubwira ati noneho ahuriyemo nawe ati dore noneho ubaye muzima sibyo yego ntukongere gukora icyaha yego utazabona ishyano riruta iryambere bwa mbere nta mabwiriza yari yamuhaye sibyo kwizera ijambo rya Kristo byamugejeje kumva rwose iryo shimwe ataryihererana kugeza ubwo yabayeho noneho ari imbere y'Imana ariko aramubwira ati rero ubu dore wabaye muzima ntukongere gukora icyaha bivuze ngo ikibazo yari afite nyamukuru mu bugingo bwe cyari icyaha none iki cyaha cyari cyakuwemo n'iki n'ijambo rya Kristo iri jambo rya Kristo gutandukana naryo nicyo yaramubwiye buriya yaratumva dore wabeshejwe muzima no kumvira amagambo yanjye n'ubu ngubu iryo jambo ukomeze ubike mu mutima ukora ibyaryo kuko nutandukana naryo uzabona ishyano riruta iryambere rwose aha hantu uyu musozo mwiza w'uburyo Imana yifuza ko amagambo yayo atura mu mitima yacu kandi akaturinda gukora icyaha kuko nicyo muri Zaburi 119 umurongo wa 11 ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura ubwo amubwira ngo genda ntukongere gukora icyaha yagomba gukomeza kubika amagambo ya Kristo mu mutima we kugira ngo atazongera gukora icyaha reka udusoreze n'isengesho yego reka dusenge Imana turagushimiye mwami Imana mutanga bugingo tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ritubere agakiza turyumvishije amatwi yacu ryinjiye mu ntekerezo zacu kandi muri ryo utubwiye neza ko rifitemo imbaraga yo kudukiza uduhe kwizera n'Imana amen buri muntu wese mu myaka yaba amaze ahanganyemo n'icyaha iyo mbaraga ica iminyururu y'ijambo ryawe yinjira mu bubasha mu mitima yacu idutandukane nacyo kandi idutandukanye n'umwanzi uko gusenga kwacu kugezwa imbere yawe mu kwizera kandi udukora ibyo tutabasha kwikorera tusabye mu izina rya Yesu amen.